ariko reka tuvuge uhembwa ibihumbi bitanu ku kwezi. Muri ibyo bihumbi bitanu byose ugahita ubyishyura amabirasi ukabura n'uko wakwiteganyiriza n'amadolari 200 koko. Icyo dushaka ni uko abantu bahumuka bakaza tugakorana tugamekinga amafaranga hano kuko natwe turimo turamakinga amafaranga. So Hawai nanjye ntabwo urumva n'ubwa mbere njya kujyayo, nzajya n'umuryango wanjye. Example is my friend Bella. She was my neighbor. She's been my neighbor for a couple of years. She recently moved from apartment to a huge house, which many of us only dream. But her, now she's living in that dream. And that, according to her, that's just a small. She just got started. Uragenda, bani trip barayishyura, ibintu byose barakwishyura ukajyayo. Abantu nagiye mpura nabo batangiye imbere yanjye nkuko nagiye mbivuga, abantu bavuze ati barakora amafaranga menshi. Hari abantu bakorera miliyoni n'amamiliyoni. Ko turakorera amafaranga. Niba tugane baze dufatikanye tukorera amafaranga. So abantu bamaze imyaka n'imyaka bagenda Hawai. Reka ari nk'umumama twahuye afite imyaka 38 arambwira ko every year ajya muri Hawai. Every year we n'umuryango babohereza Hawai. Iyo ubonye ikintu kiguha iyo opportunity yo gukora wisanzuye uri mu rugo ukarera n'abana bawe neza, abana bakakubona kandi kikaguhira kikagukiza kikoroheza umuryango wawe kumererwa neza. Ndakubwiza ukuri, that is a treasure. Life insurance tubabwira turimo turakora nka business irimo uburyo bubiri. Wafashe amadolari 200 ukwezi bigushobokeye ukashyira ku ruhande, wafashe amadolari 300 ni menshi ayo ngayo. Hari byinshi utakazamo ayo mafaranga bitagufitiye akamaro, ariko uyafashe ku ruhande ukajya uyashyira ku ruhande akakubyarira inyungu nk'uko Susan yarabivuze. Amafaranga agenda kubyarira inyungu compounding, aba ari compounding interest for you. Hari uburyo ushobora kwishinganisha wowe ubwawe n'umuryango wawe ntubikore nka business. Icyo ni kimwe. Hari n'ubundi buryo ushobora kubikora nka business nawe nk'uko natwe tumeze uko nawe ukabibyazamo umusaruro. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze by'umwe ko mu buzima, nikaze muri uno mwaka wa 2025, wa mwaka tugomba kugira inzozi zo kubaho, inzozi z'ubuzima, cyane ko benshi nyine hari ubwo usanga bibaza ati se mu by'ukuri mu byo nkora byose bizagenda cyangwa ntabwo bizagenda. Ukareba ukuntu wakoze mu mwaka wa 2024 ukavuga uti se mu by'ukuri bizacamo ntibizacamo. Happy New Year, umwaka mwiza kuri buri muntu wese. Navuga ngo udukurikiye mu kiganiro inkuru yanjye. Ubushize twaganiriye n'ino team, mama yo twaganiriye n'abantu muri kureba by'umwe ko Bella, abenshi bati uyu muntu se ko Imana yamuhaye guhirwa, bite twebwe twahirwa gute? Birashoboka cyane. Niba uri muri Amerika, niba uri muri Canada, it's possible, it's more than that. Birakunda cyane kandi cyane. So ikaze mu kiganiro inkuru yanjye Bella, ngo ikaze nanone ku nshuro ya kabiri mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze cyane Gerard. Umwaka utangiye gute Bella? I'm excited. 2025 ni yanjye. Ni yawe. Mbwira iyo positivity uyikura he kweri? Imana yiduhereza. Yego. Urumva wishimye mu ruhe rugero ku buryo uvuga uti ntangiye umwaka wa 2025 in a good way? Ndishimye cyane 2025 kuyitangira. Umva 2024 yabaye umwaka mwiza cyane kuri twebwe, noneho 2025 igiye kuba noneho irenze. So iyo twagezeho mu mwaka wa 2024 tuzabikuba nka 5 muri 2025. Wow. Ariko mbwira iyo mentalite yo gutangira gutyo wumva ko nyine ibintu bigomba kugenda neza, ibintu bizagenda neza, ubu nanjye nayigira, buri wese yayigira. Cyane rwose Gerard, nawe wayigira, nta muntu utayigira. Wowe wiha icyizere, wumve ko ibintu bishoboka, bizashoboka. Hari abantu benshi cyane twaganiriye nyuma ko dukorana ikiganiro bakamba se mu by'ukuri ko Bella yakize kandi twumvise ahantu yavuye. Birashoboka ko nanjye nakira, kuko dream cyangwa inzozi zacu twese ni icyo ngicyo nakubeshye.
yes birashoboka ku muntu wese birashoboka kuri wowe Mm, birashoboka ku muntu wese udukurikiye birashoboka mm, igihe wabishyizemo imbaraga n'ubushake mm, ni ubushake yeah, ukanabishaka kubikora so mm. yego birashoboka Nta protocol mu kino kiganiro. Ndifuza kumpa udutips dutatu ku muntu uri kutwumva muri kano kanya uri utegereje kumva ko umwaka wa 2025 ugomba kugenda neza, kumva ko ubuzima bugomba kumuhira, kumva ko agomba kubona amafaranga akayakoraho akayakirigita wa mugani. Ah, umuntu uri kutwumva muri kano kanya Bella, nk'utuntu dutatu wamugiramo inama, yaba ari mu Rwanda, yaba ari muri Amerika, yaba ari muri Canada, cyane cyane abo ngabo mukunda gukorana, utuntu dutatu twamufasha kugira ngo uno mwaka uzamuhire mu buryo bwo kuba umukire. Ni nk'uduki? wenda kuba umukire Mm, utuntu dutatu kugira ngo abe umukire biragoye ku muntu wenda umuntu wenyine ufata icyemezo mm, cyiwe hari mm, igihe cyakoze nko mu Rwanda bishaka kutugora bishaka kungora kujyana muri sansi yo mu Rwanda ariko muri kariyeri ngewe ndimo umuntu uri mm, hano muri Amerika mm, tunamubwira icya mm. mbere afite ni information niyo the key Amakuru. amakuru Mm, ukeneye kwanza yeah. kabiri ukeneye ni action ni gufata umwanzuro wawe Mm, mm, cya gatatu mentorship mm. ibyo bitatu byagufasha ya Iyo uvuze mentorship uba ushaka uvuze mentorship kubivuga muri essence. yani, ni nk'umuntu ufite icyo yagezeho kugira ngo nawe agufashe kugira aho wagera yego Yego. Umuntu uguherekeza muri urwo rugendo rwo gushaka kuba successful. yego Yego. Okay, tugahe ikaze muri kino kiganiro inkuru yanjye, ariko nanone tukubwira tuti happy new year, umwaka mwiza wa 2025. Tunakira n'abandi, nanone tunakire Pastor Divin. Ubushize twarakoranye ariko ntabwo twakoranye umwanya muremure. Uyu munsi nizere ko tugufite. Tugahe ikaze ndahari mu kiganiro Pastor Divin. umunsi ntabwo agenda kare. Uyu munsi ntabwo ugenda kare. Tuguhaye ikaze mu kanya Urakoze gaturaza cyane. mu kanya gaturaza unadusengera rwose, ubundi ikiganiro cyacu kize kugenda neza. Reka duhe ikaze by'umweko na Mbabazi Susan. Mbabazi, tuguhe ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze cyane, ndishimye kuba muri Mhm. iki kiganiro. Okay, thank you so much. And a warm welcome to Mr. David. David, you are welcome in this show. Thank you so much. Okay, you are welcome. Okay, tugiye rero mu nkuru yanjye neza, ariko mbere uko twinjira mu nkuru yanjye neza reka twerekeze by'umweko mu byerekeranye no kuragiza Imana. Kino kiganiro ushize ikiganiro cyabaye a success, cyabaye cyiza cyane, kandi nanone birenze kuri ibyo ngibyo cyafashije abantu benshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyafashe abantu benshi muri Canada n'ahandi hatandukanye, by'umweko abantu bifuza ko ubuzima bwahinduka. Kimwe mu bintu ushobora kwibaza muri kano kanya, wowe muntu uri muri Amerika, muri Canada, ushobora kwibaza ngo ubuzima bwanjye nanjye bushobora guhinduka nk'umuntu wagiye gutura muri ibyo bihugu nturutse muri Afurika cyangwa nturutse n'ahandi hatandukanye. Je sais pas, simbizi uko wenda bimeze. It's possible, it's more than possible. Bera byakunze, Pastor Dive byarakunze, Susan byarakunze, David byarakunze. Why not you? Kuki wowe bitagenda neza? Yeah. Reka duhe rero umwanya Pastor Dive, twiragize Imana bigende neza kurenza uko byagenze ubushize, bigende neza kandi Imana ibihumugisha. David, plutôt Pastor Dive, umwanya no wawe. Urakoze cyane, reka dushime Imana. Yego. Mana muremyi w'isi n'ijuru, we waremye byose, wowe ugenga iminsi n'ibihe, tuguhaye icyubahiro, tugushimye ko watubereye wizerwa muri uyu mwaka urangiye, ukaba duhaye umugisha wo gutangira n'umwaka 2025. Mana muremyi wa byose, tuguhaye icyubahiro, tugushimiye ubuntu bwa n'imbabazi byawe byabanye natwe, tukweretse uyu mwaka kugira ngo uzatubere umwaka mwiza, umwaka w'umugisha, umwaka w'ukubona ubwiza bwawe. Buri wese udukurikiye nyakubahwa azabane nawe, uzamurinde, uzamwagure, azabona ubwiza bwawe. Banatwe muri kino kiganiro kibo icy'umumaro, buri wese uri bucyumve mwami kimugirira akamaro, buri wese agira icyo akuramo. Tugize mu biganza byawe, reka tuyoborwe nawe, ubuntu bwawe butubeho mu izina rya Yesu, amen.
Amen. Amen, amen, amen. Amen. Yeah, yeah, kabisa. wenda Gera reka mvuge kano Mhm. kantu mbere yuko dukomeza ndabizi ko Yego. ntabwo turi hano mu ntuza mu ivugabutumwa cyangwa tuje kuvuga business, tuje kuvuga amafaranga, tuje kuvuga Yego. uko umuntu yatera imbere yakwaguka. Ubushize twababwiye life insurance, yego nibyo koko, ariko nk'umushumba nka pastor sinagira ntababwiye ko hari life insurance irenze izo tubabwira. Reka mbabwire ngo wenda kuba dukurikiye, hari life insurance y'iteka ryose Yeah. iyo dusanga mu ijambo ry'Imana muri Yohana 3:16, uko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atazarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Rero mu by'ukuri turababwira ibya buno buzima, ariko reka tunababwire ngo impano hari ubwishingizi bwizewe, ubwishingizi bw'ubuntu n'imbabazi bubonerwa muri Kristo Yesu. Rero uyu mwaka utangira ndagira ngo nkubwire ngo ubwishingizi bw'ubuntu burahari wafata, ni ubwishingizi bwo kubana na Kristo. Apana Kristo w'idini, Kristo ahubwo ugomba guha ubuzima bwawe kugira ngo uzagira amaherezo meza, uzagira insurance y'iteka ryose. Ibyo tugiye kubabwira ni iby'uyu mubiri ariko bishira, ariko hari insurance y'ubuntu ibonerwa muri Kristo Yesu itazarangira. Iyo rero niyo tubifuriza cyane kurenza ibyo tugiye kubabwira. Ibyo tugiye kubabwira ni ukugira ngo dukorere amafaranga, namwe mukorere amafaranga uburyo mwakwaguka. Ariko icyo kintu kinoteho, uko waba ukomeye kose, uko waba ufite ubushobozi kose, urwego rwose waba urimo, ukeneye Kristo, kuko igihe kimwe uzasoza uyu mubiri uzarangira, uzasoza nk'uko abandi basoza, ariko udafite iyo insurance ni akaga. Rero turakwifuriza uyu mwaka utangira ngo ubuzima bwawe buhe Kristo kugira ngo ugire insurance y'iteka ryose. Imana ibahe umugisha. Mbabarire nubwo ikiganiro ndabizi ko atari religion, atari iyobokamana, ariko sinagira ntabwiye abantu ngo bafate insurance y'iteka ryose. Imana ibahe umugisha. Yeah. Ebana, ijambo ryiza cyane, vraiment ndakeka ko dutangiye umwaka neza, dufata amasomo ndetse dufata n'ikintu gikomeye cyane cyayobora ubuzima bwacu. Reka tugaruke ku kiganiro nyirizina. Ubushize nkeka ko ikiganiro twakoze ni kimwe mu biganiro nabonye abantu barebye bongera barareba, bongera bashaka nabo kwimita cyangwa gukurikiza ibyo twe twaganiriye. Reka mpitemera nko kuri Bera, ubushize ne twaganiriye, abantu baratunguwe cyane bitewe n'amafaranga watubwiye ukorera. Wabifashe gute Bera? Ya gutungurwa ntabwo nabarenganya, ntabwo nabarenganya ko nanjye n'ubu ndatungurwa. I know. Iyo mbonye amafaranga nkorera ndatungurwa cyangwa kandi ariko se bwo reka no kubasubiza cyane, ariko simbarenganya, ariko reka nk'umwanya wenda Susan turakorana nawe, reka wenda mubwira aba aribo abasubiza. Yego. Ni mushyashya we, ntabwo twari kumwe ubushize, ariko turakorana nawe. Yego. Susan, Oui. warebye ikiganiro cy'ubushize, abantu baratunguwe bati ariya mafaranga asabaho arakorerwa kuri ino si, none umunyarwanda atari umunyamerika kavukire. Yeah. Yeah. Birumvikana mini. Ukurikije ukuntu abantu bunguka, ni amafaranga menshi ku muntu usanzwe, Yes. sibyo? Ariko urumva ahubwo twaranatinze kumenya iyi business. Ubonye Yeah. twaje twarakererewe, abandi bo bamazemo igihe kinini, sibyo? Niba abantu bamwe batunguwe no Bera aya mafaranga yavuze, ariko hari n'abandi babona arenze ayo ngayo, bayakuba inshuro utabara, you know? He, kandi ikindi icyiza cy'iyi business ni uko ni business leta icunga, kubera ko ni amafaranga y'abantu. Urumva iyo umaze kubwira umuntu uko agomba kugira iyi insurance, you're dealing, you're a financial professional. Urumva bivuze yuko you're dealing with people's money. So leta definitely the federal government irayicunga byimaze. Ubonye urumva bivuze yuko ntabwo ari buri muntu wese ngo yayikora. Kugira ngo uyikore biragusaba ko ugomba kuba ufite license,
urumva license ihabwa na leta ubwayo, urumva bivuze ko ni ikintu ntabwo ari buri wese, it's not for every person. Ugomba kuyigira ukayibona iyo license, urumva ugomba mbese ibisabwa byose ugomba kuba ubifite, urumva ariko icy'ingenzi ni uko iyo umaze kuyibona bikwemerera ko ushobora kuyikorera mu gihugu cyose utongeye kongera gukora ikizamini ngo mu zindi states. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko ni ikintu kigufungurira imiryango myinshi pe, kubera ko ni ikintu kikwemerera gukorera mu nzu yawe wicariye urera abana, urera abana ufite ikintu. Reka nkubwire Gerard, ikirimo precious ni uko wabonera abana bawe n'umuryango wawe umwanya muri iki gihugu, urumva iyo ubonye ikintu kiguha iyo opportunity yo gukora wisanzuye uri mu rugo, ukarera n'abana bawe neza, abana bakakubona yego, kandi kikaguhira, kikagukiza, kikorohereza umuryango wawe kumererwa neza. Ndakubwiza ukuri, that is a treasure, urumva navuga ko ari treasure. Kandi kizanwa n'iki? Na information. Iyo udafite information muri iki gihugu, information ni nyinshi, mbese iri too much, ariko iyo ubonye umuntu ugufata akaboko akakubwira ngo ngwino nkwereke ahantu hari ikintu cyakugirira akamaro n'umuryango wawe, urumva, kandi kitarimo ubwesikoro, you see, hatarimo ubwesikoro. Technology yabaye too much ku buryo kugira ngo uzatoranye umenye ngo iki ni kizima, iki ntabwo ari kizima. Iyo ubonye umuntu ugufata akaboko kavuga ngo ngwino nkwereke ibi niko bimeze, that is priceless. It's priceless. Yeah. Bella, plutôt Susan, wowe byahinduye gute ubuzima bwawe? Wabyinjiyemo gute? Se nuduha amateka ugatoye. Njya mvuga opportunity iyo yaje rimwe ikagucika ikongera ikagaruka, ntuzayirengagize, sibyo? Ntuzayirengagize. Nuko byangendekeye. Nagize amahirwe, iyo opportunity yigeze kuza muri 2019. Sinayiha umwanya, sibyo? Igarutse nayifatiye hejuru, kandi yazanywe nande na Bella, sibyo? Yego. Ayimbwiye sinatekereje kabiri. Naravuze nti ni opportunity yaje mbere irancika, this time I'm not gonna waste it, sibyo? Ndayifata kubera namenye akamaro. Ikizamini nakigiye mu cyumweru kimwe. Yabifashijemo. Nicyo cyiza cyo gukorera muri team. Iyo ukoreye muri team murungurana ibitekerezo, murafashanya, urumva, aho byanze akagufasha, noneho mugakomeza. Ariko ikintu byangiriye akamaro ni ikihe? Nicyo wambajije, right? Yego. Ni ukuvuga ko ubundi muri iki gihugu abantu barananirwa, especially when ukiza, either aho shikiriye niho ukwamira, sibyo? Cyangwa iyo ugize amahirwe ugahura n'umuntu aguha ikindi kintu cyagugirira akamaro kandi kiri out of the normal risk. Muri business zose habamo risk, sibyo? Ariko iyi ni business nabonye itagira risk, sibyo? Yes. Nagize amahirwe yo gukorana na businesses nkiri mu Rwanda, sibyo? But businesses zose zigira risk. This one, I haven't had an opportunity ya risk. Kubera iki? Kubera yuko iyo ugize information ihagije nyakuri, atari ibyo wumvise, sibyo? Yego. Abantu bakubwiye, wowe ugakora research yawe ukamenya icyo ari cyo. Susan, tubwire ku giti cyawe. Ku giti cyawe.
ngo byakugiriye akamaro gute, byahinduye gute ubuzima bwawe? umva ni ukuvuga ko ubu ngubu mfite igihe marana n'umuryango wanjye, icyo ni kimwe gihagije. Ni side hustle natangiye, yari side hustle, ariko ubu ndi marketing director, urumva, muri business. Ni ukuvuga ko I'm earning more, urumva, and life is getting easier. Ubuzima buroroha, buranyorohera, urumva. wowe uri kwinjiza gute niba atari ibanga? Um, ntabwo ushaka kwibanda ku amafaranga ayo mpembwa, kubera ko uretse n'ayo Bella yababwiye, hari n'abandi bayarenza. Turayarenza bamwe, ariko ntitwibande kuri icyo. Reka twibande ni gute twafasha abantu kugira ngo nabo bagere ku ntego twagezeho. amafaranga arimo arakanga abantu, Gerard. Nge- Kaza kuyavuga. arimo arabakanga cyane cyane kabisa. Yego. Ariko nyine ni ukuri, niko kuri nyine guhari ibyumwe ku muntu wenda uzi ubwenge ashobora guhita afata iyo afata ayo mahirwe. Urumva ko Susan 2019 ati amahirwe yarancitse, ariko ndavuga nti agarutse ntabwo nakongera kuyatakaza ayo mahirwe. Why not you? Kuki utabyinjiramo ukareba uburyo wenda ubuzima bwahinduka? Reka turimo turavuga ku byerekeranye n'uburyo amafaranga wayakorera. Murashaka kwibaza ngo is that possible to do business in US cyangwa in America as an immigrant? When David can respond to that question, can answer that question. David. Yes, Gerard. Is that possible to do business as an immigrant in the US? That's a good question, Mr. Gerard. For now, let me just say Muraho. I may not be speaking in Rwanda, but I can tell as you guys are speaking, you are talking about something good. Yeah, very nice. So thank you so much. You're from Kenya? My name is David Gatimo. I'm from Kenya. And I love God. Amen. Yeah. And as we say in Kinyarwanda, tuzerimana, right? Is that right? Yes. Yes. We trust God, right? Yes. Yes. So if you happen to encounter this lady right here, Bella, or one of our team members, you count yourself as one of the blessed men to be in the US. So to answer your question is, yes, it's very, very easy to have a business in US. Doesn't matter where you come from, whether you come from North Africa, South Africa, or part of the world. But this business is not for everybody. So this business, you have to stay behind the problems, such as drinking while you are driving, DUIs. Maybe you are also starters here for you. If you're not here illegally, you may not be part of this business. And otherwise, it's easy to start business here. Once you join, each and everyone here is here to help you. Yeah. And it will be one of your best business you have ever started in US. Number one is legal, ethical, and moral. Yeah. So do you have any other question, Mr. Gerard? I may answer you. Yes. How that business changed your life? Oh, okay. That's a good question. Because you cannot stay somewhere you're not seeing the effect or any benefits. I can share with you a little background. My background, I'm a registered nurse. I came from Africa, in the capital city of Africa called Kenya. I came here 2012. I went to nursing school.
I am a registered nurse now. I have a bachelor's. I've been in healthcare over almost 8 years now, or over. But given the impact this business has done to our friends, I have seen a dream in this business, a vision. A good example is my friend Bella. She was my neighbor. She has been my neighbor for a couple of years in my neighborhood here. She recently moved from apartment to a huge house, which many of us only dream. But her, now she is living in that dream. And that, according to her, that's just a small. She just got started. So I'll tell you, this business, being a registered nurse right now, I work in the hospital and I take care of people with critical and chronic illnesses. And as I help people there, I also help people avoid a lot of stress by making sure they have protection. So above all, regardless making money, we are so happy. That's why you see most of us smiling, because we know we have changed lives. Gerard, where do you live, if I may ask you? In Kigali, Rwanda. Oh, you're in Kigali. That's Yeah. so good. So if I may ask you, in your village right now in Kigali, in the last 1 month or 3 months, Yeah. you have seen people raising money. Somebody has died or someone is in the hospital with cancer. So let me tell you, your sister Bella, she has changed so many people's life here in the US. If you have Sure. a brother or a sister here in America, and he or she has met Bella, just in case of any of those, God forbid, diseases, illnesses, Bella has already changed their lives, helped them change their lives. And that is why you see God has blessed Bella with side effect of helping families. That is what you see now, Bella living that good life. Yeah. If you want me to elaborate more, I can also share with you a lot of. I don't know how many minutes I have with Yes, you. please, David. Do you want me to share something Yes. in the PowerPoint real quick? Yes. Yes, go ahead. All right. Yeah. Can everybody see my screen here? Yes. So, for example, in our team, Noble Star, and in this business, Bella introduced us, we have educated ourselves. This is one of the book I'm going to share. It's called Financial Pocket Knife. So this book is talking about dream killers. Everybody has a dream killer. Gerard, can you hear me? Yes. Yes, I do. Yeah, what's your biggest dream, Gerard, if I may ask you? My biggest dream, Yes. Like, yeah, who would you is love to to be? be a good journalist, to have my own television. Uh-huh. Yeah, that's my biggest dream. Good. And you have Yeah. that. If you have all that, you're gonna have mafaranga and everything, right? Yeah. Live a rich life, okay? So there are some dream killers. Which are they? We have like main one, physical, financial, and environmental, and also personal. So now if I may ask you, when it comes to physical, you might be very young and healthy, but you meet a crazy guy there, he kicks you, he knocks you off the road. Before you know it, you're gone. Your business is done. You never know. You are diagnosed with critical illness. Those are physical, like you cannot be able to do anything. Chronic illness is when you say like you have kidney disease or diabetes or maybe cancer you never heal, or you are old, especially when you get old, when you are 60s, and now you're still chasing your dream, but you hit old age. So this is all what we help people. Disability. Let's say you have an accident. You can't drive no more. You can't walk. We help people to protect themselves. So these dream killers, or you live too long.
Steve, Gerard, you know some people who are very old in your society, right? In your Yeah. community. Yeah. But they are so poor, they have nothing to eat. Mm. So your sister Bella has been helping people here to secure their future, just in case they face this phase they call dream killers, death, critical illness, chronic illness, disability, and even if they live too long, they're gonna live a good life. Okay, sometimes you come to finances. Your business, you cannot run without finances. Inflation is when you lose money through the market going down. Inflation every time. How much is the cost of gallon of or 1 liter of gas in your country? Petroleum. It's expensive. Yeah. Very expensive. Even in my country, Kenya is way expensive than the US. So inflation, each and every dollar or money loses value every year. So these are the kind of dream killers. The market goes bad. You have to pay taxes. Liquidity, getting money whenever time you want. So Bella has helped people to protect all this. Debt, cash flow is the king. Cash flow is the king. So that when you help all these people, you get this secured with, you have cash. They say cash is the king, cash flow is the kingdom. So Bella is trying to create a good kingdom here of you Rwandese. You're gonna be very rich soon. Now, one of the environmental things is life emergency. So you can get like an emergency right now and you don't have anything. You can't work for more than 90 days, 6 months, 1 year. Those emergencies. Or maybe you have family who have died back home. You want to run home immediately, but you don't have any emergency funds. So legal issues. People here are going through legal issues. Like maybe a lawsuit. When you die, your property are held by probate. So all those are the stuff you've been helping people. Those are, another one is personal. Personal people, they don't have knowledge. Bella has been providing, and her team, we have been providing knowledge to the community here. I can go, in case of this, some states, they require divorce, or when you divorce, you have like a life insurance. It's good to, and people cannot reach their dreams sometimes because of fear. So many people have not joined us because they fear. Others, they don't know what to do. And others, they do procrastination. Gerard, do you know what is procrastination? Can you explain that? Procrastination is waiting. Let's say you are preparing a podcast or you are studying for an exam, finals. The final was scheduled last year and it's supposed to be taken July 5. You had 1 month to study. Okay, in Kinyarwanda, we call it gutera ipine ibintu. Yeah, you wait until the last night. That's when you want to study and get everything. Yeah. Some people, they wait. They are in their prime age when they can qualify for a lot of products. A lot of, maybe, for example, if you allow me to use it, like life insurance. When they are young and productive, that's when it's their best time to qualify for this kind of protection. But unfortunately, majority wait until they retire, 65, when they cannot qualify. Yeah. So they deny it when they can qualify, and then the life insurance deny them when they need it. Yeah, true. So we are trying to help our families and our communities allow this. So otherwise, I'm done sharing. If you have any other question, I'm here for you, my friend. Thank Yeah, you. thank you so much. Yes, Bella. I was saying thank you. hari Okay, ikintu thank you ashaka so kongeraho much. Yego, kuri Pastor David Ivan. yaravuze. Hari ikintu wari wamubajije mubaza ngo ese gukora business muri Amerika birashoboka uri mu immigrant. Ndashaka kugira icyo mvuga
mu by'ukuri ngira ngo wenda dukangurire community yacu iba hano, cyane cyane tubwiye ko wenda ibi tuvuga bya life insurance birareba abantu bo muri Canada na America, especially America, Canada. Ariko icyo ushaka kuvuga kuri community yacu ahanini, turi hano muri America, mu by'ukuri gukora business birashoboka, ahubwo icyo tugomba gukora ni ukurenga imbibi z'ibyo dutekereza, tukareka kurota company, tukareka kurota mortgage, ibyo tukabirenga, nabyo turabikeneye, ariko mu by'ukuri tukarenga izo mbibi zo kwifungira mu kazu kamwe, kuko gukora hano birashoboka kandi ugakora utari umuretwa. Rero njya nkunda kubwira abantu ngo ikintu cyose ubona ni Imana iguha, icyo utari warota Imana ishobora kukiguha. Rero igihe cyose utari twarota ibintu biri big, tuguma hahandi. Imana yabwiye Abraham, iramubwira ngo reba aho ubasha kureba ndahaguha. Imana buri gihe ibintu tubasha kureba, nk'igiti tureba ibintu twabasha kureba. Mfite umugabo w'inshuti yanjye abaho mu Rwanda, umukozi w'Imana yavuze ambwira ngo kera kiri iwabo mu cyaro, inkoko zaraturagaga ngo kayabona uduca turaje twaye dushwi turagiye, yabona hasigaye tubiri, bagafata amasengesho akajya kudusengera ngo agace katadutwara. Kandi Imana ikamwumva ikamusubiza ikamubwira ati mwana wanjye humbura, turiya dushwi tubiri dusigaye ngiye kuturinda. Rero Imana igatumye tugakura, ariko ubu ngubu ari i Kigali afite business, avuga ibintu nta gisengero udushwi. Rero uko Bibiliya iravuga ngo kumupfapfa nzekana nk'umupfapfa, ngo no kumunyabwenge nzekana nk'umunyabwenge, uko ufashe Imana niko ikubera. Rero ni byiza yuko community yacu iri hano turenga imbibi, tutekereze ibintu byagutse, dutekereze business birashoboka hano, aho kugira ngo umuntu arinde apfira muri company, ababare aruhira muri company. Rero icyo nakangurira abantu wenda badukurikira, especially abantu bashaka kubohoka, abantu bashaka gukorera Imana, abashumba, mu by'ukuri mutugane muri business birashoboka, muze tubafashe tubagayidinge, birashoboka ko wakora business kandi ugakora umurimo w'Imana ubohotse. N'undi ufite umuhamagaro. Pardon? Bishoboka gute? Urumva aho ngaho ndi akenshi nubwo wenda bamwe mufite ubwene gihugu ukameme uburi umwimukira, bishoboka gute none nk'umwimukira? Tubwire mu buryo navuga ngo bw'ibifatika. Wenda hano ikintu abantu bazi, iyo umwimukira hano ufite ibyangombwa byo gukora hano, uba wemerewe gukora buri kintu icyo ari cyo cyose. Wenda mu bufatika hano abantu bazi ko iyo ugeze hano ikintu cya mbere ni ugushaka akazi, ukajya muri company, ubundi ugahembwa, ukajya wishyura amabiri yawe, nimba rero tukayishyura. Inzozi zikurikiye akaba ari inzozi zo gufata inzu ya mortgage, wagera aho ngaho ugatangira kurwana no kwishyura ya mortgage, ukazajya kurangiza nayo imyaka n'imyaka yakujyanye. Sinzi nimba ndimo ndasubiza ikibazo mbaje neza, ariko mu buryo bw'ifatika nuko none hari ubundi buryo ushobora gukora business nk'iyi turimo turakora, ikaguhereza umwanya ukabasha kumakinga amafaranga arenze ayo makinga muri company. Ikindi ukabasha kubona umwanya wo gukora n'ibindi, wo gutekereza n'ibindi, kuko mu by'ukuri hano iyo umuntu ari muri company ntabona umwanya wo gutekereza n'ibindi, ntabonera umwanya umuryango we nk'uko Suzanne yahoze abivuga. Niyo mpamvu hano usanga hari amadivorce menshi cyane, kuko usanga nta mwanya uboneka w'umuryango, umwe yinjira undi asohoka, gutyo ugasanga n'abana na discipline y'abana nayo ntayo, kuko abana ntibabana n'ababyeyi. Rero ugasanga nabyo birangiza n'imiryango. Rero hari ubundi buryo watekereje ibyagutse, watekereje ibintu birenze company, Imana yagufungurira amaso nk'ibi turimo turakora, ukadujoyininga tugafatanya. Yego. Mpamvu tubabwira bino ntago ari urukundo rwinshi rurenze, kuko nta nubwo tunabazi bamwe. Icyo dushaka nuko abantu bahumuka bakaza tugakorana, tugamakinga amafaranga hamwe, kuko natwe turimo turamakinga amafaranga, turimo turakorera amafaranga. Niba tugane baze dufatikanye tukorera amafaranga. Hari akantu nabonye, sinzi imana ntarondogoye, abashumba tujya tuvuga cyane. nta kibazo. Oya ntabwo ni bon, ni sawa cyane. Hari agafilime nabonye, umugabo umwe umwami yaramwibutse, aramuhamagara amuhereza igikapu cyuzuye amafaranga ngo najye kubaho n'umuryango we. Igikapu umugabo arakibonye ahita ahungabana mu mutwe, ahita agifata arasohoka aragenda, ntiyasezera n'umwami. Ageze iwe
umutwe uracanganyukirwa, umutwe we birivanga, akajya akicaraho, ananirwa kubwira umugore, ananirwa kubwira abana, biramucanga, akajya akirara acyubitseho inda, ubundi yarambirwa akajya musitana akakiryamaho. Umugabo abonye ati ngiye gupfa nzize kino gikapu, aragifata agisubiza umwami ati singiye gupfa. Gafilime karangiye hanutse mu giti arimo gushaka ubuzima. Rero icyo bivuze ni iki? Mu by'ukuri mu gihe utari wagira inzozi, kuko hano muri Amerika ni ahantu ibintu bishoboka, ni ahantu ubuzima bushoboka, ni ahantu ushobora gukira bigashoboka. Ariko mu gihe utari warota ibintu byagutse, si ubwo muri hahandi. Rero inzozi ni ikintu gikomeye cyane. Rero icyo numvise Bera avuga ko ajya ahembwa 60,000, abantu bumva ko bidashoboka. Hano muri Amerika birashoboka, especially muri business. Igihe wakoze ni ibintu byoroshye, kuko hano duseringa amapolisi, ko dusenga amapolisi twinjiza amafaranga. Rero mu by'ukuri ni ibintu biririyo, ni ibintu byoroshye gukora mu gihe cyose wabyumvise, wafashe umwanya wo kubyiga, ukabona license yawe ya state, kuko nkuko Cyane yabivuze ntago wakora business utari reconipa ya state yawe, baguha ibyangombwa byo gukora. Rero ntago wakora ibintu bitari byo kandi ufite ari state kwemera kubikora. Rero muri make abantu barenga imbibi baguke. Wenda mu magambo make nka pastor watekerezaga ko ino business ushobora kujyamo ikaba yahindura ubuzima bwawe kugira ngo n'abandi batinyuke, abo bari muri Amerika, muri Canada? Cyane rwose nk'uko nabikubwiye, ndimo nitegura guseze, nari mfite tuzi kamwe narakaretse, kandi nkiriho ubu ngubu gikora ubu nuko katambohako. Bera tuba turi mu ma meeting menshi ashoboka yambera umugabo. Birashoboka cyane. Iki nishimira Bera kuko na timu yacu ko irafatanya. Bera araguheka, aragufasha, akakwigisha, akakubwira buri kantu kose kugira ngo nige nawe kugira ku rwego nawe ubasha gufasha abandi. Rero ni ikintu cyiza kuko dufite timu. Iyo udafite timu nzima nanone hano uraferinga, kuko abantu benshi nibituvuga bagiye babigerageza baraferinga kubera kutagira timu nzima. Ariko nkuko wari wivuze natangiye kubohoka. Ubu ngundi nkuko nabibubwiye ubushize ndashaka kuba gukora kano kazi full time. Ariko bumaze kubona kamwe narakavuyeho kuko consider ntikamboha basha gukora ibintu byanjye. Okay, turaza kukugarukaho nyuma ho gatoya. Reka tumanze tugaruke no kuri Bella cyangwa Susan, umwe muri abo ngabo ubasha kuba yasubiza kino kibazo. Even na David, aya mafaranga tuvuga ni amafaranga atari makeya, muyakorera gute? How do you gain that money? Ndeka Susan asubize. Yes, Susan. Uri kuri mute? Susan, turakumva. Murakoze cyane. Uburyo dukorera aya mafaranga ni uburyo butandukanye, ariko icy'ingenzi ni ubundi company dukorana nazo ni nyinshi, ariko buri bwo ni nko guhugura community cyangwa gufasha community kumenya akamaro icyambere ka insurance. Icyo ni kimwe. Company iraduhemba, ntabwo ari umukiriya uduhemba, ni company iduhemba. So ubu ni uburyo bwo guhembwa, sibyo? Uburyo bwa kabiri ni icyo bita policy yawe uba waguze. Icyo ni kimwe. Policy yawe iyo uyiguze, uretse kuguprotectinga nk'umuntu, iranakungukira ku giti cyawe, irakungukira. Hari ukuntu company nk'ukuntu ureba bank yawe iyo ushizemo savings zawe, mu mwanya w'ibyo ngibyo life insurance yawe ikora the same way, ni kimwe, ikakungukira amafaranga. Ariko nareka Bera akongeraho kuri iyo information wambajije. Okay, so reka mfashe Susan. Hari saying ivuga ngo my people perish because of lack of knowledge. Ni ijambo riri muri Bible, sibyo?
ni ukuvuga ngo information nizo ukeneye cyane. Uburyo dukoramo amafaranga ni ugufasha abantu. Niyo ngufasha kampani nk'uko Susan abivuze, kampani iramemba kuko nafashije umuntu. Yeah. So tugurisha insurance, tugurisha life insurance. Iyo life insurance ntabwo ari insurance iyo ari yo yose. Ni insurance ifite ama living benefit. Insurance ifite akamaro kuri buri wese. Umwana, umuntu mukuru, umuntu uri middle age, abantu bose bafite akamaro. So nta bundi buryo ni ubwo ngubwo tubonamo amafaranga. nk'uko umuntu navuga ngo uri kutwumva muri kano kanya uri muri Amerika, uri muri Canada, Bella, ni iki wamubwira wenda ngo ari kwibaza utubazo twinshi se nanjye nabijyamo bigakunda, ni iki wamubwira muri kano kanya? Ya umuntu uri muri Amerika, muri Canada, reka mvuga cyane cyane kuba ari muri Amerika. Muri Amerika umuntu wese birashoboka ko yabijyamo, birashoboka ko umuntu wese yagira insurance, ariko bose ntabwo bari ko babemerera. Just try, uragerageza amahirwe ukareba ko bakwemerera. Bakwemerera, good for you. Batakwemerera kandi nabwo nta kundi nyine. Niyo mpamvu ugomba gufata insurance right now bigishoboka, kuko ejo ntabwo uzi ko hazaba hameze. Ejo sahawe. Abantu bakeka ko ntabwo bashaka gufata insurance kuko baravuga ngo bari young, healthy, nta kibazo bafite mu buzima, ntabwo bazakenera insurance. Insurance nazo bakakubwira ati ntabwo dushaka abantu bashaje barwaye. None wowe uracyari young, ufite amahirwe yo kuba wabona insurance. Nta ndwara ufite yakubuza kubona insurance. Ejo ntabwo uzi nimba uzaba urwaye. So ikintu nabwira abantu bose baduteze amatwi uyu munsi umugoroba itariki ya mbere almost kuri 2025, nakubwira uyu munsi ni uwawe, ntabwo uje ejo ko hazaba hameze. So uyu munsi rero gerageza amahirwe urebe ko wabona insurance. Yego. Byahindura ubuzima bwe, ashobora kwibaza mu by'ukuri nanjye byahindura ubuzima bwanjye nk'uko Bella bwahindutse, nk'uko runaka byahindutse ko turi kubyumva. Yego, byahindura ubuzima bwawe cyane. Nta muntu n'umwe, ntabwo umuntu umwe yagenewe amahirwe undi nawe ngo ntayagenerwe. So ntabwo byashoboka kuri wowe, byashoboka kuri njyewe, umuntu wese birashoboka. Insurance nta nubwo tuba dutekereza like wowe ubwawe, tuba dutekereza generation yawe. Generation yawe ibaze kuba waraje muri Amerika ukagira amahirwe ukuza kuba muri iki gihugu ugahinduka umunyamerika bakaguha ibyangombwa. Njyewe nshima Imana cyane pe, naje muri Amerika mfite green card, njya mbivuga nk'uko nabivuze ubushize. Ndaza mara imyaka mikeya mbambaye umunyamerika, ndi umunyarwanda first aba n'umunyamerika. Ayo mahirwe uyabonye, wanyuma waza ubonye n'igihugu gifite ama opportunity aho ukorera amafaranga, ntabwo wabura. Ibyo byose abantu benshi hano biroroshye kubona akazi kuruta ahandi hose. Muri Amerika biroroshye, ubuzima burashoboka. Ariko reka tuvuge uhembwa ibihumbi bitanu ku kwezi. Muri ibyo 5 byose ugahita ubyishyura amabills, ukabura nuko wakwiteganyiriza n'amadolari 200 koko. Amadolari 200 ya buri kwezi, wafashe amadolari 200 ukwezi bigushobokeye ukashyira ku ruhande, wafashe amadolari 300, ni menshi ayo ngayo. Hari byinshi utakazamo ayo mafaranga bitagufitiye akamaro, ariko uyafashe ku ruhande ukajya uyashyira ku ruhande akakubyarira inyungu nk'uko Susan yarabivuze. Amafaranga agenda kubyarira inyungu compounding, aba ari compounding interest for you. In the future uzajya kubona ubona ugize 100,000, ariko nubo right now nta 200 ushyira ku ruhande, imyaka 5 uzasanga nta kintu ufite n'ubundi kuri konti yawe. Kubona amafaranga wora spendiza birashoboka ko byakugira akamaro. Noneho ikirenze ikindi, imagine kuza muri team yacu tugaguidinga ugakora. Nimba ayo mafaranga 200 utayafite, ngwino tukwereke uko uyabona. Si byoroshye. Ubundi nurangiza, nimba wari kwisevingira 200 ushyireho 1,000. We as just come, ngwino tuguhe information ukeneye kumenya. Nicyo cyonyine twakubwira.
nk'uko natangiye kubivuga, my people perish because of lack of knowledge. Ubu rero nawe kutagira amakuru, kutagira Mm. yeah, ikindi kintu nakongeraho Mm. iyo Bella yavuze ni uko cyane cyane ku bana akenshi abantu wenda bashobora no kumva yuko wenda barakuze, polisi zishobora kuba zihenze, ariko ku bafite abana kubagirira polisi ni ingenzi cyane cyane pe, kubera ko abana urabateganyiriza, urumva ejo hazaza heza. Umwana kuba afite ari protected, ariko nanone akagira iyo opportunity ya mbese ukamufungurira account yamufasha mu bijyanye na na education sure. fund. Yes, education fund. Akenshi abantu hari information zihagije twavugana nabo, twabwira abantu zabafasha kugira ngo aba bana bagire iyo protection, ariko iyo protection ifite izindi nyungu zabagirira akamaro muri iki gihugu. Iki gihugu gifite opportunities nyinshi kabisa. Yeah. Yeah. Wenda nko ku giti cyawe Bella, uduhaye nabivuze Suzana, Yego. nko ku giti cyawe uduhaye nka experience yawe nk'iyo insurance y'abana, warayifashe nawe yakumariye iki uwo very muntu? much. cyane rwose ndi umubyeyi, icyo ni icya mbere. Kandi umubyeyi uwo ari we wese yifuriza ibyiza abana be, Yeah. aranabateganyiriza, sibyo? Ni kenshi umuntu aruha abakuza, abaha byose bishoboke kugira ngo bazabe abantu bazima, bari responsible, bagirira akamaro community, ariko akenshi imbogamizi duhura nayo ni ejo hazaza h'abana. Urumva, umwana wanjye yego arayifite deja, sibyo? Arayifite kubera ko nabonye akamaro ifitiye abana n'igihe ntahari, nzi ko umwana wanjye ari covered. Urumva, ari covered, nta muntu azagora. Urumva, ntabwo azajya kuri GoFundMe page ngo ashaka imfashanyo. No. nubwo azajya kwiga on student loan. Ntabwo azajya kujya on student loan. No, amafaranga ye arahari. Urumva, azageza iya myaka yo kujya ku college, nta college loan rwose afite. Urumva, ari covered, naramuteganyirije, sibyo? N'igihe adashatse kujya avuge wenda I don't want college, I want to do business, sibyo? Ndashaka kwikorera, aya mafaranga yayafata still agatangira business, atagiye muri banki gufata inguzanyo. Icyo ni kimwe, sibyo? Pe, arashaka kwiga he? Aho ariho hose ashaka kwiga ku isi, aya mafaranga arahari, azayafata agende yiga aho ashaka n'icyo ashaka. aho ashaka n'icyo ashaka. Kuki abantu se badakurura icyo kintu ngo baze ari benshi, umuntu ugisitasita mu nzira vipi? Urumva, Kuki? ikibazo cyiza kandi abantu benshi barakibaza, sibyo? Nk'uko twavuze mbere ni lack of information. Rimwe abantu bagira information wenda ku muntu wagerageje wenda bikanga, akumva yuko n'abandi bose nyine byaranze kuri we, n'abandi bose bizanga. Icyo ni kimwe, sibyo? Ntawe amahirwe uwo muntu wundi avuga you know what, njyewe byarananiye ariko wagerageza. No, ahubwo arakubwira don't even bother, wigerageza pe, kubera ko ntabwo bikora. Niba bitaragukoreye undi bishobora kumukunda, kubera ko nk'uko bagenzi banjye babivuze kare, iyi polisi ntabwo ari ngo buri wese yagira amahirwe yo kuyibona, sibyo? Kubera unyura muri screening zihagije, sibyo? Iyo uyisabye bana babanza bakareba uyu muntu ni muntu ki, arayikwiriye, yaba afite indwara runaka. Niba ufite ibi bibazo ntabwo uzayibona, sibyo? Ariko mu gihe ugifite amahirwe yo kuyibona, nta kibazo ufite,
nabashishikariza abantu bo kwibona pe, kandi ku bana bato baba bishyura na make pe, baba bishyura make ubusa, amafaranga wakwishyurira ubagurira toys, urumva ibikinisho, wamugurira polisi ukamuteganyiriza kandi akazabaho ubuzima bwiza. Bana nubwo Imana yaguhamagara wagenda uzi ko umwana wawe atunganye ari set. Yeah. 2019 washatse kwinjira muri no business ntibyakunda, ariko uza kuzamo bihindura ubuzima bwawe mu masegonda make cyane. Umuntu uyu munsi ugisita utari kwinjira muri business, kandi ari business yahindura ubuzima bwe cyane, ko mu mugayidinga Bella yagayidinze abantu benshi, aracyagayidinga abantu benshi muri ino business bikagenda neza. Umuntu ugikuba ibirenge, uwo muntu wamugira inama ki? Na Bella ubwo arahita akomerezaho. Ni ukuvuga ko niba aya mahirwe yongeye akaza, sibyo, akaza ukabona ayo mahirwe yongeye yagusekeye, wisita, yifatiraho, kubera iki? Kubera timu turiho, nta muntu isiga, ni ukumenya ko ujoyininze ni timu nziza pe, ifashanya kugira ngo nawe ugere ku rwego bagezeho. Baragufata pe, ariko nawe ugashyiramo ingufu, kubera ko timu ishobora kugufasha, ariko nawe ni nk'uko Bibiliya ivuga, Imana ifasha uwifashije. Exactly. So urumva yuko yego turagufasha, ariko nawe ushyiramo ingufu. Yeah. Yes, Bella. Ikibazo ndumva cyasubijwe. Uyu munsi ubuzima bw'abantu bugomba guhinduka byanze bikunze. Yego cyane rwose. Byanze bikunze cyane. Wenda turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Mu minsi yashize amakuru namenye nuko ugomba kugenda muri Hawai, by the way. Ni amakuru cyangwa ndimo ndibeshya? Nibyo se? Yego nibyo cyane. So yeah. Okay. Byashoboka ko waduhaho watuvunguraho byagenze gute? I think ko ari amahirwe runaka wabonye kandi meza, natwe wadusangiza. So Hawai nanjye ntabwo urumva n'ubwa mbere njya kujyayo, nzajya n'umuryango wanjye n'amahirwe wagize uba qualified for it. So nabivuga gutera okay, bagutora urabiharanira. So uragenda, bani trip barayishyura, ibintu byose barakwishyura ukajyayo. Abantu nagiye mpura nabo batangiye mbere yanjye, nkuko nagiye mbivuga, abantu bavuze ati Bella akora amafaranga menshi. Hari abantu bakorera mu miliyoni n'amamiliyoni. So abantu bamaze imyaka n'imyaka bagenda Hawai. Reka ari nk'umumama twahuye afite imyaka 38, arambwira ko every year ajya muri Hawai. Every year we n'umuryango babohereza Hawai. Ni ukuvuga umwana mu birwa bya Hawai. Mu birwa bya Hawai every year imagine imyaka 38. Aragenda every year, famille bayiha iyo trip yo gutemberayo buri mwaka. None natwe amahirwe twayagize yatugezeho. Bimeze bite rero? Ayo mahirwe yatugezeho natwe ngo uzajya Hawai. Ndakubwira ko iyo nza kuba ntari hano ntaravuze yes turi kuri business, ntaravuze nanjye ngo ngerageze ndebe ko bishoboka. Mwese abantu bose birashoboka. Ntabwo nari kuzapfa hari ntazi na Hawai. None rero umwana from Kigali aje muri Amerika atagiye gukorera ifaranga, none na Hawai yajemo. So Hawai tuzajya Hawai muri uku kwa gatatu, ni trip y'icyumweru cyose. So ahubwo turi kwitegura. Ku bantu batazi Hawai ni ahantu heza harenze buri wese nyine yumva wajya ku mucanga, wajya kukiwo mu birwa bya Hawai. Nanjye uri mu Rwanda nyine mba nyumva nyine gutyo tu kumva ni ibintu birenze. Yes, abantu ushaka kumva ati Hawai wenda hari abakire turi kuvugana nabo bari kutureba bavuga ati Hawai isa n'ibintu birenze. Trust me. Ikirenze si ukujya Hawai. Ikirenze ni mentorship ugiye kubonerayo. Ugiye kumitinga n'abantu ba miliyoneri bamaze imyaka 40 bajye, ni ukuvuga lifestyle yawe
irahindutse. Abo bantu nibo mugiye kuba like famiye zigiye guhura mukaganirira aho ngaho. Nk'abantu ushobora kugutumira bati reka tujye gufata breakfast wenda muri Yeah. reka mvuge Radisson, right? Radisson Kigali. Yego. Nawe na breakfast wari kuyifata mu rugo, ariko ugiye kwifatira Radisson ni ukuvuga hari ibiganiro mugiye kugira bindi bibavana ku rwego rumwe bibageza ku rundi rwego. So kujya Hawaii ntabwo birenze cyane kuko wakwitegera n'indege ukajyayo n'umuryango wawe. Ikirenze ni mentorship ugiye kubonerayo, n'abantu mugiye guhurayo mukaganira ukabona abandi ubuzima babaho kugira ngo nawe ubashe kuza. Ubutaha tuzagenda turi nk'abantu maybe 10 from Yego. uyu mwaka wenda nzagenda nyine, ariko ndabizi ko umwaka utaha tuzagenda turenze 10 bari from my team. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Yeah. Mbwira uyu munsi kuba uvuze ngo umwana w'i Kigali, uyu munsi nkaba ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naragafashe ako nakukongereho. uyu munsi kuba bimeze gutyo ukaba ukiringa n'abaherwe n'abamiliyoneri babandi bamaze gufata ku ifaranga pe, wumva bimeze bite Bella? Wumva ukiri kuri no se? Hari terimo ukunda kuvuga ngo umuntu umuntu ugisitasita imihanda rwose namubwira nareke gusitasita, ahubwo nafate umwanzuro, sibyo ra? Take action. Yego. Ubundi uze dutangire tukugayidinge. Umva ngiye numva binejeje pe, numva binejeje guhindura ubuzima bwanjye, guhindura ubuzima bw'umuntu. Ni ibintu binezeza umutima wanjye. Abantu benshi wenda ushobora kuba wicaye like umupasiteri aragenda uba uri umupasiteri uri mu rusengero, uri gusengera abantu, uragusenga Imana kugira ngo abantu bahinduke imitima bakire Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami wacu, sibyo? Nanjye yes ndi umukristo ndasenga, ariko nanjye mba ndi gusengera abantu bose umuntu wese duhuye agire life insurance. Umvishije David is from Kenya. He's a very smart guy. David, nimba uri kumva iki kiganiro, if you're listening to me right now, you're from Kenya, reach out to David. David is my brother. David is very smart. He can help you. He can help you. We can help you. Trust me. Oh my goodness. We are so happy. We are so excited. Iyi business yahindura ubuzima bwacu, nawe yahindura ubuzima bwawe. Yeah. Uyu munsi rero, uyu munsi mbere yuko dusoza ikiganiro hari akantu nshaka kumbwira ku byerekeranye wenda nuko wahinduriwe ubuzima kugeza uyu munsi, birimo mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bw'ibyishimo ko nyine wayabonye ayo mafaranga. Wenda nk'umuntu uri kutwumva muri kano kanya, hari benshi wagiye ubona muri commentaire bavuga bati se natwe byakunda. Wabigarutseho cyane. Wakongera kumuha reka mvuge nti assurance yuko nawe yagira aho wageze? Okay, yego, yahagera akanaharenga, yagera aho nageze akanaharenga. Njyewe ndishimye cyane. Business yahinduye ubuzima bwanjye, kwikorera. Njyewe ndikorera, nkorera mu rugo iwanjye, nicara Disi office. N'abantu nabo bose birashoboka kuko nanjye nimba ntacyo natanze kugira ngo nanjye mbigereho, so nawe byakunda wabigeraho. Umuntu wese rero nanasaba imbabazi, abantu benshi barampamagaye, abantu bo mu Rwanda benshi banyereza ama message, ariko telefone yanjye yabaye busy cyane. Abo ntitabye telefone ndabasaba cyane, abantu ntitabye, abo ntabashije gusubiza, ariko I promise buri munsi iyo ngiye kuryama ndabanza nkareba message, nkasubiza message, abandi nkababwira time cyangwa nkabahamagara abo bishoboka. Ariko mva nawe nimba uri kunyumva, nawe wararebye ikiganiro cyacu cya mbere, iki ni icya kabiri dukoze. Gerard ari kubidufashamo cyane. So ni ukuri ntutinde, umunsi wawe n'uyu. Tonight nujye kuryama
udahamagaye umwe muri twe muri aba bantu bose bari aho. David afite nimero ye, Susan na Pastor Divin, muduhamagare tubafashe information ni ubuntu, hanyuma choice ni yawe. Nimba tuguha information ukumva ntabwo igufasha, it's okay to say no, ariko nimba igufashije please ntutegereze ejo, kuko ejo ntabwo uzi ko ari ahawe ni yego. Bera benshi bavuga kuntu wabahinduriye ubuzima, cyane cyane mu kubafasha mu kwinjira muri business, ubuzima bugahinduka nabo bakinjira mu buryo bwo kuba successful. Iyo ubona abantu ubuzima bwabo bugenda buhinduka biturutse ku cyemezo wafashe cyo kwinjira muri business, byarangiza nawe ukavuga uti nta mpamvu yo kujya mu byihererane jyenyine, I have to share, ngomba gusangira n'abandi business, ngomba gusangira n'abandi ku byo nabonye cyangwa ku byo mbona. Iyo ubona ubuzima bw'abandi nk'abo ngabo bugenda buhinduka biturutse kuri wowe, bivuze iki kuri wowe nka Bella? Njyewe biranezeza umutima wanjye, mba numva biranezeza cyane, ariko cyane cyane uko nabivuze mbere, ntabwo ari njyewe ahubwo ni Imana inkoresha. Imana inkoresha ni Imana yabivuzeho, kandi ntaho turagera, we just started, we are starting, turatangiye right now. Nimba uri gukorera 20,000 muri timu yacu, ukaba uri gukorera like babona bose amafaranga bari gukora ayo yose, ntabwo turatangira, ubu right now we are just starting. Last time nahuye n'umumama, nari nagiye muri Tampa, Florida, muri event. Umumama arangije arambwira ngo Bella, I'm tired of this money. Ndavuga mana we ari akorera amamiliyoni, arambwira ngo I'm tired of this money. Ndavuga wow, ubu twebwe tuzagera aho ngaho. Ni ukuvuga ndamubaze se umaze igihe kingana ngo utambwira, amaze imyaka 18 years, 18 akora this business. Akorera amafaranga arenze millions 6 ku mwaka. Mama twe twicaranye turi kuganira like wanjye nka Susan, uko twicara tukaganira tugatera story, arambwira ngo this is too much money, mbese nta kintu atagezeho, and ni umuntu nkawe nanjye, so none njyewe ngeze ku 60,000, uravuze ngo it's too much money. Ntabwo turatangira, turi kumva ari ntabwo si make, ariko nanone ntabwo turatangira, kuko nandise mbwira kuko ubutaha umwaka uko muza update yenda, ntabwo wenda amafaranga ntabwo turashaka kuvuga cyane, turashaka kuvuga uko duhindura ubuzima bw'abantu. Amafaranga wenda ni side effect y'ikiba wakoze. Ni ukuvuga nimba nagufashije ukabona miliyoni, kubera icyo utareka abanyihera amadolari 200 kweri? Yego. Nimba nagufashe ukabona 500, waretse ukanyihera amadolari 100, so ko nagufashije ngaguhereza information. So ni ukuri ndabishima Imana cyane, kandi ndanasengera buri wese kugira ngo iyo opportunity nawe imugereho, ahindura ubuzima bwe. Nimba ari umumama, wicare mu rugo, ukorere mu rugo. Nimba uri umupapa, ureke kujya gukora amashift n'amashift, ahubwo opportunity ihindura ubuzima bwawe. Wenda ubu ngubu dream yawe, inzozi zawe, uyu munsi uri guhembwa 60,000, wavuze ngo amafaranga ntabwo ari twibandaho cyane, ariko wihangane kandi tugasorezeho. 60,000 nibyo wakoraga mu mwaka wa 2024 ku kwezi, batumva ngo ni ku mwaka. Hari umuntu ushobora kumva 60,000, 60,000 ubwo ni miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda gutyo. Uno mwaka wa 2025 target cyangwa inzozi zawe ni ukugera ku mafaranga ngahe winjiza buri kwezi? Nkuko nabivuze ubushize, wenda reka ne kwibanda. Amafaranga yes ni meza, kuyakora ni byiza, aguha amafaranga ni meza, abakire ni meza rwose bubaho. Ariko njyewe target yanjye nkuko nabivuze ubushize ni 100,000 ku kwezi, kandi muri uyu mwaka 2025 I think ko nzagaruka narayakoreye 100,000 ku kwezi. Hari benshi bibajije bati ese Bella ko hembwa amafaranga menshi,
akabazo kari personnel wadusubiza no kugira ngo n'umuntu uri kutwumva muri kano kanya abyumve. Mbere ko ahembwa amafaranga menshi ajya afasha abakene, ajya afasha bababaye. Okay. Gerard. Yes. Ndabafasha. Ariko yes, mfasha abakene nuko nabashaka kubivugaho cyane muri social media kuko njye ntabwo ndi umuntu wa social media n'ubwa mbere nje muri social media rwose munyihanganire. So ndafasha abababaye, mfasha abantu benshi. Anyway, ndakeka ko utagera kuri ibi nawe nta seed watanze. Yes, ugomba kubibira icyo ushaka nawe. Bera wihangane ko nkubajije icyo kibazo kiri personnel cyane, ariko byari ngombwa kubera ko benshi nyine comment icyo kintu barakibajije. Hari comment runaka utakwinyora ukavuga uti no, uyu muntu tugomba kumusubiza tukamubwira tuti Bera niba akorera izo miliyoni 70 ku kwezi uyu munsi hari benshi yahindura ubuzima, hari abo yinjiza muri business, it's okay. Ariko hari n'abandi navuga ngo bamwe bababaye ari guhindura ubuzima. Ntabwo ari buri wese ufite umutima nk'uwo nguwo ushobora kuba yahindura ubuzima bwe akarenga ubuzima bwe n'ubwa famiye ye akajya no ku bandi bantu. Ni ikintu gikomeye. Thank you so much. Reka tunasoze ikiganiro cyacu, kereka niba ari cyo wongera kugira ngo dusezere. Pastor Dive wakongeraho ikintu wenda? Gerard, turabashimiye cyane n'icyo no gushima kubw'uyu mwanya mwaduhaye. Wenda icyo twakongeraho dusoza nuko iyi life insurance tubabwira turimo turakora nka business irimo uburyo bubiri. Hari uburyo ushobora kwishinganisha wowe ubwawe n'umuryango wawe ntubikore nka business, icyo ni kimwe. Hari n'ubundi buryo ushobora kubikora nka business nawe nk'uko natwe tumeze uku nawe ukabibyazamo umusaruro. Rero ibyo nk'ibi nabyo mubishyire ku murongo w'ibyigwa ku badukurikiye, cyane cyane ku bashaka kubohoka. Tubakangurira kutugana, kutwandikira, nimero zacu zirahari, tubafashe kugira ngo natwe twunguke ariko namwe mubashe kunguka. Yego, Imana ibahe umugisha. Ikindi turabifuriza umwaka mushya muhire 2025, muzahirwe, Uwiteka azabagurira imbago, muzabona ubwiza bw'Imana mu byo muzakora byose, ukuboko kwiza k'Uwiteka kuzabane namwe. Amen. 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 Thank you so much, Pastor. Amen. David. Yeah. David, thank you so much for your good presentation. Thank you. And Happy New Year. You're welcome. Happy New Year. I know Rwanda there, you guys are New Year already, right? Yeah. Yes. Happy New Year. May God bless you. Thank you so much. Yes. Susan Babazi, nawe wakoze cyane, Imana iguhe umugisha kandi umwaka mwiza, ukomeze kubera mwiza cyane. Murakoze cyane kuduha aka kanya. Umwaka mushya muhire. Yego, kuri twese. Namwe mwese mwabanye natwe mu kiganiro inkuru yanjye, mwakoze, Imana ibahe umugisha. Bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko turababwira ngo aya mahirwe ntabacike. Ari benshi cyane yagiye acika uyu munsi bari kwicuza, ariko nta mpamvu kwicuza. Mwahamagara Bella, mwahamagara Susan, mwahamagara David, mwahamagara Pastor Divin, ubundi ubuzima bugakomeza kandi bukagenda neza. Fata iki cyemezo. Ntabwo naganira n'umuntu ugiyewe ntari shuwa ko yahindura ubuzima bwawe. Fata iki cyemezo ko nakanya birahindura ubuzima bwawe. Niba utangiye kwibaza utubazo twinshi cyane mu mutwe wawe uvuga ngo is that possible, ubundi birakunda, birashoboka, is that real, ni ukuri, byonyine fata nimero ya Bella twaganiriye, Pastor Divin, Mbabazi cyangwa David, ubundi ubaze, kuko guhamagara ni ubuntu. Guhamagara n'umuntu nta kindi bisaba, birasaba gufata icyemezo ukabahamagara, ubundi ikibazo cyose wifuza kubabaza ukakibabaza. Thank you so much. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Thank you.